ariko madamu ibi bintu ntabwo uzakomeza kubyihanganira. Ibintu byo gufata amafaranga ukayatesha agaciro ugashaka kwikorera ibyo wishakiye. Ubu ngubu ufite ibitenge bingahe hano muri ubu? ahubwo se nyine kubizi hari n'igitenge cyo mu bwoko bwa wagisi ngewe ngira. Igitenge cyo mu bwoko bwa wagisi? Ubu se ibyo ufite ntabwo ari ibitenge, ntabwo byo wabiguze nk'aho wagura n'ibindi. ahubwo sheri ndashaka nangira ibaridoze mu gitenge cya wagisi ndetse n'ibazi, kandi nawe urabizi iyo umugore yambaye neza nyine. Ariko wajya ubanza ugatekereza mbere yo gukora. Ikibazo dufite urakizi cyangwa warakibaye? ariko ubu ni ko njya mbona wikompuritse ku mafaranga, ubundi n'upfu uzayajyana. ese uzajyana angahe? Umva mbwire mugore mwiza, ntabwo nanze kurimba rwose ngo nawe uze neza, nanjye byamuhesha n'ishema. Ahubwo aho ngaho ureberaho ushaka ngo gutera ikirenge mu cyawe, uzi uburyo babayeho? Njyewe ibyo ntibindeba, amafaranga njye kugura igitenge ndetse umwe n'ibihumbi 40 njye kugura high heels, ikindi ushyiraho n'ay'umusatsi. Bitabaye ibyo ngibyo Rusizi ntiyambukwa ndakurahiye. Ubwo se uribuka ko dufite credit? Se mugore mwiza, ubwo ko urabona ko inguzanyo ya banki tuzayihonoka. Ariko ibyo bihuriye hehe no kwambara neza, ugasa neza, ukanagaragara neza? Ibyo simbyanze. Ariko reba ibihumbi 67,900 dutanga buri kwezi, urumva ko biza guhurira hehe no kuba ushaka igitenge cyiza, ugashaka gukoresha umusatsi, ugashaka izo nkweto zihenze gutyo, umva biraza kugera mu ijana, ugiye uterateranya bagera mu ijana. Ubwo ayo mafaranga ko turayafite n'aya banki ku kwezi gutaha mbona atazaboneka. Ariko sheri ibyo ngibyo uri kumbwira ko kurumva bihuriye, wakabaye wiyaranje nk'umugabo mu rugo yaraga bikaboneka. Ariko ubundi bwigiye kuvuga urabanza ugatekereza wowe. Hanyuma se urumva ibyo ndi kuvuga ari byo warikodinze? Nta mafaranga njye kugura ibyo nkeneye. Ndabyumva nuko nguko byo bimeze. Aha abaretse Lionel wa mugabo. Ibintu birakomeye, umugura miliyoni naro nangiza. Kabareba na visa wari wifitiye aho. Ibyo se biramureba. Ibyo nta bikozwe ari mu bitenge bihenze, mu nkweto zihenze, ngaho ni imisatsi. Ibya credit byo nagize nyamwe ndabivugaho. Hano we mureba wajye nta nubwo bigeze bibaho. Kandi nimba habaye ikintu gihangayikisha wa mugabo amafaranga ya banki. Ni iranguzanyo. Ntusinzira ni nk'uruhinje, ni nko ufite uruhinja mu rugo. Uryama se wajye gufata agatotsi akabarariza. N'inguzanyo ni kuri bimeze. Nuko ni ibyo ngibyo nuko tubanye ubu ni hasi hejuru, ndashaka amafaranga yo kugura ibi n'ibi nuko. Ariko se cyari ikibazo kindi nibajije. Uwo mudamu wawe iyo myenda byibura hari ahantu akora ku buryo hari igihe wenda akazi kagusaba imyenda myiza, ku buryo wenda bavuga ati iyi myenda yigeze umusaruro. Ibyaza umusaruro se akazi se ari akazi nawe nta afite agahenge. Yuze rambango anagura niyo sabone cyakagira n'ikindi kintu akora. Nta kazi nta by'akazi. Nibyo kwiratana mu bandi bagore nkaho ngo babona mushuka. Ni nawo mubwirizo nama z'ibyo byose. Hose bitagenze bityo se yajya ntero rwaserera nkuko nguko. Ubona he ni panomba nenda kugura. Si banki bindi ku mutwe gusa hari ikindi. Nta handi bijyana nta kazi agira n'ibyo ngibyo yumva. None se Ganza ko numva wowe wahuritse. Ibibazo byarakurenze pe. Kandi nyamara ibyo byose biterwa n'iki? Ikigari. Buriya hari ikigari ushobora kujyamo pe ugatera imbere ukiyubaka ukazamuka. Ariko burya igendanye n'abanywantabi nawe urarinywa. Urumva wakeneye n'abantu bazima nawe ukaba muzima. Ubwo wasanga abantu baba bamwagiserera. Nuko nyine nawe badamu baba bamushuka ngaho ngo ibyo bitenge bwira ngo byabagisinga kudodesha ni abo ngabo yabibonanye. Ngaho ngo bakoresheje imisatsi nk'inkweto ngo zigiha bahagarara gutyo zikagera hejuru n'inzara n'ibintu byose. Ni abo ngabo bamushuka kandi reba ntureba n'ubwanwa sigara kwikopesha. Buriya rero Ganza iki kibazo cyawe buse umuntu avuga ngo umugore wawe yirirwa mu rugo nta kazi aba afite. Kandi buri kintu gisenya ingo. Iyo umugore yatangiye kwinjira afite inshuti z'abagore 2-3 muri quartier bakaza bakicara bakajya hamwe batangiye bavuga ibintu bimeze nk'ibyaba bifite agaciro bikavuga bakivuga. Iyo baje kwivuga batangiye kuvuga bo babana.
tangira kwagisera arumva agaciro ke azakagira ari uko yambaye imyenda ihenze. ibyo rega ntabwo nabishidikanya ibi byose nibyo ko abagore bateranye bagatangira kuganira ibyo batangira bavuga mugenzi wabo utabarimo ejo nabo ubwabo bagasubiranamo umwe akabavuyemo bakagira gute bakagera bakajya bavuga n'ibyo mu buriri n'ibiki no ku bagabo bagatangira ibintu byose bikazamba nta wundi utari ibyo se yaba yanicaraga mu rugo akahaguma nkamenya ko yahagumye nka ruha bingana gutyo ariko byibuze ari mu rugo. Ikibazo byo waragowe ariko buriya yakabaye atekerezaho agaciro katari muri ya myambaro ugiye kwambara aho kabanza kavuga ati siko mwafashije credit wenda mu kwibuka akazumu kakavugurura ntabwo yakarwanirira ishyaka ku buryo banki itakagurukana yangingo ikabiyeze kahita akubwira ngo umugore asa neza ngo umugabo ngo aba yihagaze ariko mana y'isi n'ijoro nagahinda gusa ariko ntabwo nose ko ari umugabo nyine nibyo bariyemeje mu biriyemeje mvaganza ndakumva ni ukwihangana kandi ibyo bintu umuvuga muri twari tuvuga by'ikigare ntabwo uzi wa mugabo w'inshuti yanjye bita Chris. Chris ndamuzi ntiyaje we agatangira ati ubu ngubu tugeze muri weekend. Umva nyine Lionel ndabyumva uyu munsi ni weekend nese kuba ari weekend bishatse gusobanura turagera uyu munsi ni weekend tugomba kujya kuryoshya tugomba kujya kuryoshya tukamara iminsi 3 tukajya kunywa inzoga tukaryoshya nyine mbega tugataha kuwa mbere ubu kuva kuri uwa gatanu tukagenda tukaba turaho ngaho tukuryoshya tunywa inzoga wagaza tukanywa inzoga tukimwe tukanywa inzoga sana tugataha kuwa mbere nabwo saa 5 cyangwa saa 4 njye hari ikintu kinjana kikanyobera ariko ubundi mwumva mute igiki kigucangaza ariko mana ntabwo uri kubona ko weekend yaje ngwino tujya kurya imyoto bana ako sibye ko twigira abahanga ugasanga tugendeye mu kigare tumeze nk'abaguruka tutazi niyo twerekera weekend ubundi sibye ko wenda mu bishyira mu ndimi z'amahanga mama mwareze ntabwo usobona ko icyumweru kigiye kurangira cyangwa icyumweru kirangiye sasa shyiramo sitire nyine uze tujye kwirira ubuzima wawe ngiye mbona ko ujye mu kabari none se weekend nimba bivuze ko icyumweru kiri kurangira cyangwa se kirangiye nubwo bari mu ndimi z'amahanga aho kugira ngo byakabaye umwanya wo kwicara umuntu agatekereza uko yakoze mu cyumweru gishize ategura ikigiye kuza none ahubwo ugiye gufata umwanya ugenda spending nayo wakoreye muri iki cyumweru ahubwo n'ikindi gipfe ngo utekereza nzave mu kabari kuwa mbere tugiye kurya isi uzayimara wakabaye umwanya kugira ngo utekereze urumva utegura icyumweru kigiye kuza noneho ahubwo kugira ngo ugende uruhuke ukore akazi umeze neza ushimisha umukoresha wawe cyangwa se ukora cyangwa se n'umurikorera ahubwo ubonye umwanya kugira gusandaguza ibyo wakora ibihe byose ubu utarihe na babandi barya amafaranga kuri bonane yose agashira ejo ishuri ryatangira umwana akabura minerivare umva sinzi ahantu ukiri rwose umuntu uba mu Rwanda uri muri capital wanu uri he ubundi hano waje kuri iyi si wambaye iki waje wambaye ubusa nusubira aho wavuye se uzagenda wambaye iki mva mani iyo myumvire ufite yikuremo ngo ino tujye kwirira ubuzima n'ubundi mani hano kuri iyi si nta kintu twazanye nta n'icyo tuzacyura ariko kiri ubwo ibyo bintu uvuze wabihagararaho kuko bisubiramo umva mani ubuzima ni buto tugomba kurya isi tukayinogonora kiri kuvuga amafaranga agomye yabundikire ntabwo ubuzima ari buto ahubwo ubwonko bwawe nibwo buto ndavuga ubwenge nimba witekerezaho kumva ko nimba ukora inoti ya 5 muri weekend ugomba uhita uyimara agacupa mero agakoko mero ntutekereze ku mwana uzabyara ntutekereze ku muryango wawe wumva uhagaze hehe haka ibyo Karimana ibigena ubundi umbwira ngo nekereze ibyo ngibyo nishyushya mu mutwe nshaka iki Imana izaguha ubuzima iguhereza imbaraga iguhereza amaboko iguhereza iki ubyuka wumva umeze neza nawe uri kujya gukora wiyubakinga Imana si ubundi bwo buryo z'Imana ako ubundi mvugana nawe iki koko mvugana nawe nti ngaho mbwira hari ikintu kimwe ushobora kujya mu kabari ukagenda ukakinywerayo utanywera iwawe iyo nkoko ntabwo wayigura ukayijyana mu rugo n'umuryango ukayiryaho umva maze nkubwire ntabwo ndi kujyana mu kabari niba ushaka kugenda ugenda
mbega baswa ubundi reka ngende nta n'ikintu mba numva navugana nawe she genda nyine cyari murana ro ubundi rwose iterambere aho rigeze ujya kugura inkoko y'ibihumbi 50 wakayiguza ibihumbi 10 n'umuryango wose ukaryaho nuko nkuko byamugendeye Yesu urumva atari yanangiye umutima kiye naramubwiye ngo ntabwo njye ahubwo se ukuntu agiye ntuka kuva icyo gihe twese tunashwana Kirisi ntabwo tukivugana ngo ko nanze ko tujyana mu kabari ane nawe yaracogoye ahubwo abo ngabo bashaka kubona bahuye n'umugore wanjye bakamushuka nyine nawe none se urumva Kirisi we ubwo umugore wibaza afite ushobora no gusanga naye yagiye guhaha usanga ari babagabo basiga igihombo kuvuga ngo nsange wateretse kandi agiye gutsinda menshi mu kabari nyine ubwo nyine yagiye nyine nawe ashuka uwanjye nawe bizazawe nkuko bizaranye natwe twese nyine twangaye tugiye ku gasozi wowe yaramushitse aramurangije nimba kinangiye umutima kuri yo nawe byamahaye byarabimuhaye ubuse simvuga ngo yumve ni ahubwo se mbaza ngo hakurikiye hiki amaze kujya muri ako kabari ni bwakiye kabiri ngiye kumva umuntu ngo bamufunze muri gereza ngo muri gereza nazo numva bari kumufungira cyarataye ubwo se ubwo bamufunze muri gereza ahubwo mu kabari ntiyarafunze urumva yarashobotse atari yoroye ikibazo nyine urumva yaziraga iki bapfaga yarwanye n'umugabo bapfa umugore kandi we yamusize mu rugo arirukanze muri rwa kujya kurara mu kabari n'ibiki byose abagabo babiri barwaniye umugore pandagaresho yaje yaturira barajyanye bazo umva undi hari ikindi cyari kuzavamo yagombaga gufungwa nyine bikakwereka ko n'ubundi nta nzira nziza yarari si byigaragaza se buri gihe iyo umuntu ari gukora ikintu cyiza ibisubizo biraza ukabona ko ibintu biri kugenda neza ariko iyo uri mu nzira mbi ni ukuvuga ngo akisasa uko byagenda kose n'ubundi byago biba bigomba kuza nuko bigenda iyo uri mu nzira nziza nyine uranabibona ko uri mu nzira nziza nubwo utabura abakunaniza nkawe reba nanjye rero nza gufata gashoboshera tukajyana ubu nawe mba ndi kunyigiramo ndi inyuma y'amapingu yarene ubwo nyine nanjye ndiho ndaruririmba gutya ariko se ubu numva atasa nk'aho yize si ibyo se nakubwiraga ntukiyime kubera ko kwiha nicyo kintu cya mbere rega nta mpamvu yo kwiyima umva nta nubwo nzongera gukora ikosa ryo kwiyima maze ubu noneho nsigaye nyura ku bantu bakanjyanira inzara wumva mbwa bwose yanyimye y'umusatsi ihangana ariko icya mbere nuko nawe babona yuko wambaye neza ugaragara neza oya niko bimeze rwose ay'umusatsi nayo azayaguha cyane ariko ubwo izo ntambutse umva baba bavuga ngo dore wa mudamu wiyubashye muri karitsiye rega ntabwo babura kubivuga iyo wambaye neza uba ugaragara neza gusa nyine byose mbikesha wowe ariko guzi kugira ngo umugabo arekure amafaranga mpenguriye imyenda inkweto ibyo nshaka byose reka birumvikana muba mugomba kwicara mukabiganiraho urumva ariko ubwuzu urugo ruri mu mugore ugira umwanda nubwo rwaba rwiyubashye ariko ruba rusuzuguritse nta suku birurimo n'imyenda aba yambaye ubona nta kintu na kimwe bivuze rwose si nk'ibyo byose se waba ndataha amakredi wagira ngo ahari sinamenye nuko nabivuga buriya rero ntukajya ugenda nk'uko abagabo bagenda abagabo ntabwo bikompura kurumva ashobora kwambara ipantaro akayimarana umwaka igihe ushobora kwambara umwenda 2 cyangwa 3 ukumva neza byaguteye isoni ariko noneho hari telefone nshaka y'ibihumbi 120 gusa nimba nzarihingutse noneho nkamukira ntago mbizi ariko rake ntayitinya itarungurutse uzabimubwire wumve icyo abivugaho cyakora nicyo kugira inshuti nicyo inshuti ziberaho pe ikintu ngukundira nkunda yuko unshyigikira mu bintu byose niba mfite ubwoba numva natinya kubibwira umugabo umara ubwoba ukambwira ati ubimubwire rwose rega ntabwo umugabo wamutinya kubera ko muba mwarashakanye umuntu ureba urarana mu buriri nta mpamvu yo kutamubwira ikibazo ufite ngo agikemure sibyo cyane ko nawe ni ko yagiye umugabo mworo ukamudebekera no kujya akugurira mbere yo gusiga ku munwa umva ugasanga byabaye intambwe ikindi kandi ugomba kumenya ntihazagire irindi kosa ukorera umugabo iryo ari ryo ryose ariko kukwambikaho agomba kukwambika urumva ukaryoha nawe abandi bakajya babona yuko uri umugore bwe kandi ufite umugabo wiyubashye umva ako kantu nanjye nasanze ariko kuko nasanze baba bafite amafaranga reba nawe amafaranga naguze ziriya nkweto za hayihirizi wambonanye niwe wayampaye ay'igitenge cya wagisi n'ibazi byose yahise yampa kandi yishyura na banki rero baba bayafite umva abagabo baba bafite amafaranga
ntibakakubeshye nayo ngo ujye aho ngaho ngo bagirire imbabazi baba yibitseho. ngaho nawe rero byagenze gute se mugabo mwiza? byagenze bite gusa imbogamizi zose mba mfite ntabwo uzibona ubu nagiye kuzaba nka cya gikire ntase ko mutambwira bimeze bite? kuzaba nka cya gikire cyatanze imizo kikiyibagira ko wumirwa se. none se ko mutansobanurira ubwo namenya mushatse kuvuga iki? none se ko byagezweho iby'ejo bundi wambwiraga ko byakemutse ubu ngubu njye ko nsigaye mpagaze urabizi. Ikintu kuri mwarakoze pe kuba mwaranyumvisha ubwo Imana iramugisha. Urutse kunshimira nyine nibashimira mwiriro none se byagenda bite? Ngaho se umugore mwiza ubona ko unezerewe ko ibintu byagenze neza ko wabishakaga. Ubu ngubu banki ko ntaheruka kwishyura ubu biragenda bite? Ibyo se koko? Banyohereje message idirije mu kanya nta n'iminota 10 irashira. Ambwira ko ibintu byakabije n'ubu mu kanya ushaka kujya kubona ukabona batugezeho hano baje kureba iby'ingwate yawe. Ngo sheri. Witungurwa ngo sheri ni uko nguko bimeze ubwo ni nyingira kuba yabyigikira. Nonse ubwo urumva tutari murakomeje se? Turakomeje se ubwo urumva ari nigewe. Cyagiye njya kugura biriya ntabwo mwishyuye. Twareshi none se kandi umutwaro ubwo wari warabaye wawe ngo ushaka ngo wagisingo ngo n'amabaze ngo n'amahahirize ubu se ko wabiguze ubu noneho uzajya ubyambarira he n'inzu bagiye kuri dukuramo. Ega mugore mwiza nanjye nabo nanze kusa neza rwose ariko wishimiye ambiance ariko nyine ingaruka zishobora kuzatubaho ntabyo byose tuzazirengera twese turi kumwe. Wakunze gusa neza ni byiza ariko nyine ubwo ntugutegereza tukareba ubwo nyine uzihanganira n'ubundi buzima tuzabamo nubwo ntazi ngo tuzerekerayo. Ariko se sheri ibintu uri kumbwira nibyo cyangwa muri kwiganirira? Ndakubekera iki se mugore mwiza? Ariko ubanza kuba mwaranguriye inkweto nare amabaze byarabariye mwabigize intero wagira ngo nta kundya kuko n'ubundi ni nko kwikorera nose wambaye neza hari ikintu bintwaye ariko nyine nta icyo byantwaye ariko byaranseye. Ndambwira ubu se turakora iki noneho turabigenza ariko sheri biranoroshye mwebwe nimushaka ishyirahamwe muguzemo amafaranga cyangwa mushake umugabo nyine w'inshuti yanyu yafite atugurize se kuzayo mpembwa ahubwo gahunda afite amadeni ni he? none se ubwo sheri ubwo umuntu w'umugabo uremera inzu bayitware neza neza gutya ureba ubwo se ubwo waba uri mugabo ki? Kaburana n'umwe ahubwo se kuri kwihuta cyane urimo urajya Ego ko ntiwamenye ibyabaye se ndimo ndajya muri Cyamunara. Cyamunara simeze gute kandi Ganza sa n'uwo muzi umva inzu ye bayiteze ku isoko. ya myitwarire wa mugore we itumye inzu ye bayishyira ku isoko. Ego ko mana ubu banki igiye kuza kuyiteza ubu niho nanjye ndimo ndagana ahubwo ndebe amahirwe atancika. None se nawe uri mu bayigurara Cyane rwose ifite amafaranga ntaga kantu nka karaka gucika ariko bura gushaka nabi umva abagabo benshi bibagiraho ingaruka pe cyane cyane ko barimo baratanguranwa nyine na banki kugira ngo bakigurishirize nyine batazabahenda barebe ko bagira utwo basagura. Okay. Yawe nuko nyine n'ubundi ngo akarazwa aragasazana ubwo ngubwo nyine n'ubundi no byagomba kumugendera kandi ubu n'ubundi ushobora gusanga uwo mugore niyo ataza kumugura ibyo bitenge n'ibiki wenda habareka mpangane na banki n'ubundi iyo nzeri kuzajya yibamo irutwo nagereza usanga ari mpangara ngo hangare waneshije agaciro wagize ubu se amabaze n'imbara abaki ntabe yari bikingo yaguze ngo amahaye hirize azajya kuyambarira mu nzu ya 15 bavuye mu nzu imeze nka kuriya. Buriya rero iyo waretse abantu bakakuduhera mu matwi abajyanama babi bakakwinjirira mu rugo bararusenya rwose. Uriya ntabuze nk'umuntu wamubwata ibi n'ibi nawe ntatekereza ko umugabo we arimo arishyura keredi ntakumva yuko abishaka kandi ushobora no gusanga umugenzi uri kugusenyera wenda anabyambara ntuzi n'aho aba yabikuye nawe ukagendera kuri ibyo ugasanga birangiye usheye. Si nk'ibyo byose se reka n'ubundi ntawe wihuta ko wayoboye kandi n'ubundi ga nusanye urutorwa ntabwo yirirwa bitekereza none se mwana wa mama
ubu ngubu banki iraza kwemerera Ganza byibura kugurisha iyo nzu wamugana rero ko yasaguraho na duke akajya kodesha. reka numvise bavuga ngo baratekinika cyane cyane ko n'abakozi ba banki baza kuba bahibereye. Ganza se aratekinika uramugana mucikire he uriya wasanga babiganiriyeho. n'ubundi iyo washatse nabe aba ari umusaraba rwose uba uwugendera ntabwo navuga ko wawufukanya ahubwo warawakiriye. Nta kundi byagenda kuko nanjye reka nyine mpagere ndebe ko nabatabara nyine mbahaye amafaranga nyine barebe uko bigenza. Njyewe rwose nta nubwo nanahagera nubwo nawe mfite n'amafaranga anganote niyo nzu sinayigura reka bavuga yuko ndi kubishima hejuru si ubwo nabamufashije ikisibyo kandi nta n'amafaranga mfite ariko rwose nk'inshuti ntabwo nanahagera kuko agahinda kanyica. Yewe reka simbukireyo cyane kari akazi ni keza kandi buriya ari cyamunara miliyoni 2 zose buriya barazikuraho genda bizi. Ntabwo babura kuzigabanya kubera igitutu cya banki. Buriya banki nufata agakredi ka banki nushaka ibintu byo kureba ku ruhande cyangwa se kujarajara ujye ubireka. Buriya inzu ntabwo aba ari iya banki. Birumvikana bisaba kuyishyura neza nkuko banki yakwizera ikaguha amafaranga nawe ukayishyura neza ikanakwizera ikazanakuguza n'ubutaha. Ngaho simbukira no reka simbukire ngende amayo mahirwe atanciye. Umuvandimwe Ganza we genda urarubonye ubonye urw'abagabo. Okay, nta kibazo nyine niba mufite n'umuntu bibaye byiza nyine kuba mufite n'umuntu uri bubagurire inzu. Rero nyine turaza kubashakira icyangombwa sinzi niba hari ikibazo kirimo hagati yanyu nyine n'umukiriya wanyu. Ikibazo byo ntabyo ubwo nyine niyo myanzuro yanyu niyo mwafashe ntabwo. Banyakubahwa hari ikibazo najya ngo mbanze mbabaze murambi icyangombwa nishyure cyangwa ndabanza nishyure muze kukimpanyira. Ariko soso ni wowe koko ugiye kugura inzu yacu no kuntu wari inshuti yanjye uri n'inshuti yanjye wanangiraga inama none koko aho wakatugurije amafaranga ngo twishyure uyu mukozi wa banki none wowe ugiye kuyigura koko inshuti yanjye. Okay, ni mube mutuje nyine banze nsubize uriya mukiriya wacu ugiye kubafasha kwishyura umwenda wa banki. Nta kibazo umukozi wa banki ahubwo iryo jambo urimo uravuga ndumva ari naryo rikenewe cyane. Nyine reka ngusubize urabanza wishyure twebwe tubanze dukuremo amafaranga aba bantu nyine babereyemo banki nyine noneho icyangombwa turakiguha mwebwe mukomeze ibyanyu. Ariko nanjye mfite ikibazo nshaka kubabaza umuyobozi. Ikihe? None se amafaranga yacu asigaye ubwo ngubwo biragenda gute? Amafaranga yanyu arasigara kuri konti kuko n'ubundi nyine murishyurira kuri konti yanyu. Kwa mugore ubwo urenda ubaza ngo hasigara ubundi buriya babona hari gusigara ngahe aho n'ibiro 5 by'ibishyimbo birimo byose se suye umugore ngo ni soso sha. Reka mbanze musubize mu ijambo rimwe rero nususenga bakuramo amagambo yose urumva ingendo y'undi iravuna. Muraho amazina yanjye nitwa Lucky nkuko mubizi. Muraho amazina yanjye nitwa Chris nkuko mubizi. Yesu Kristo akozwe. Nitwa Professor nkuko mubizi. Yamana tugiye kubabwira rero ukuntu tugiye kujya tubaha filime uburyo cyangwa mu bundi. Nkuko rero mubizi abazireba murabizi tubafite seri ziryoshye umva n'ubuki pe sinzi ko nabibabwira haba mu mashusho haba uburyo iteguye idirimo iraryoshye ngira ngo abazireba murabizi. Yes, nkuko rero bagenzi banjye bari bayivuze tugiye kuzajya tubaha filimi rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko biba byiza iyo tubanje kubivuganaho kugira ngo buri wese abanze amenye ukuntu bimeze. Ngira ngo dufite seri 3 dufite seri yitwa Iherezo ry'ikinyoma ica kuri Dollar Road TV official, tukagira seri yitwa anyibutse Love series. Okay, Love series, tukagira n'indi seri yitwa Twigane. So ubwo rero ngira ngo uko zigiye zimeze Iherezo ry'ikinyoma ni seri nyine y'uruhererekane
ni yase ushobora kureba igice cya mbere icya kabiri icya gatatu wagisemo ukajya ku cya kane bikagucanga. So ni na seri y'urukundo love series nayo niko imeze, nayo ni uruhererekane kandi ndumva iteguye neza, ngira ngo ide zirimo abazireba barabitubwira cyane rwose. So ndibanda rero kuri twigane yo nama episode ya mbere, episode ya kabiri, episode ya gatatu. Ni seri ariko nyine tuzibaha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nuvuga ngo ni filimi twarebye dukurikije imbere ku cyifuzo cy'abafana, ngira ngo baje badusaba ko twajya duhuza ibitekerezo bitandukanye. Noneho ubwo dukina kuri topic imwe ikarangira tukajya kuri topic turiya ngo twigisha abantu cyangwa se dufashanye bya bitekerezo abafana baduha, batubwira ati muzakora topic ku gitekerezo iki n'iki, wenda se ku mwana uba mu rugo barera ariko bataramubyaye, wenda se ku bagabo baca abagore inyuma bagira izihe ngaruka, abakobwa se wenda bibirara, abasore se bananiranye, utuntu nk'utwo ngutwo. Nuvuga ngo twigane ni ya episode muzamureba, umuntu ashobora kureba episode ya mbere agasimbuka kirebera ya 10 nta kibazo, akava ku 10 akagaruka ku ya kabiri, kubera ko ni igitekerezo kwacyo. So ngira ngo rero uko tuzatso kwa uploading tuzatugerageza iherezo ry'ikinyoma tuyibahe byibura kabiri mu cyumweru. Mbo love series tuyibahe kabiri mu cyumweru ica ku byo series niko channel yitwa. Ariko twigane yo urumva nyine ni ukwigana tu, dushobora kuzana umugore yaciye inyuma umugabo cyangwa se wenda n'urugero nka Chris ugasanga yaje noneho atwika yari umutubuzi, cyangwa bahaye umwana minerivare ajye ku ishuri amafaranga akayarya, ingaruka agira nyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes, cyangwa se umuntu shanjuma y'ubuzima igenda gute, umuntu wenda ni umukene yakize aca muze process kwihangana muri ubwo buzima akaba umuntu muzima, ntabwo bivuze ngo kugukinye kujya kwiba, byese byaba ari ibintu. So ubwo rero ngira ngo mwamaze kumva twigane yo ni filimi izagisohoka ifite igitekerezo cyayo ku giti cyayo. Boko dushobora gukora igice cya kabiri mwayirebye mukayikora mukavuga ati iyi filimi ikeneye igice cya kabiri dukeneye kureba iki n'iki, ngira ngo babidusabye twabikora. Birumvikana kuko icyifuzo cyabo ni itegeko kuri twebwe. Yes, ngira ngo baranabizi. Dufate nko kuri ya filimi yitwa nta munozi, badusabye igice cya kabiri turagikora, n'indi badusabye igice cya kabiri tubona biri ngombwa twagikora mu gihe bishoboka. So ngira ngo rero iherezo ry'ikinyoma series zagicaho kabiri mu cyumweru kuri Dora TV official, twajya dushyiramo n'amariki muri description. Ushobora guca kuri iyo link ukajya kuri iyo channel ya Dora TV official nimba utayizi, mbo ugakoca kuri link iri muri description ukajya ku byubu cyangwa se ukajya kuri Dora TV 450. So ngira ngo zose ni izacu, ngira ngo tunasubiza ku bintu bijyanye n'amazina. Baratubwira ngo duhindure amazina ni iki, kandi aho dukorera padiri n'umwe ibyo dukora ni bimwe, why not tutakubaka izina ryacu? Kuki se wenda n'ugiye dufate The Ben cyangwa se Meddy cyangwa se ndi muhanzi wese wa Bruce Melody wayadahindura izina se kandi mukabimenyera, agakora indirimbo imwe agakora indi agakora igihumbi kandi zitandukanye. Yes, why not Chris se atakubaka izina rye? Kubaka izina biragora. Nibyo pe. Urumva abantu benshi nk'ubu nagerageje kwitwa Lionel ariko abenshi munzi nka Professor. Why kuki nakinnye se nitwa Lionel akavuga ngo Professor, ngo Professor bimeze gute? Nuko iryo zina rero ryaragize, niryo ryubatse, niryo ryakoze akazi. Yes, birumvikana. Urumva rero ntabwo twise amazina menshi, kireka ntituzatujya mu yandi masereri ku ruhande atari byo bikorwa na Dora Road Film Production Limited. Urumva iyo ni company imwe. Yes, ntabwo rero wabyara umwana yaba ari uwanjye wenda naraki aba yitwa wenda n'urugero Chris, ngo Chris tuzamuhindure ngo nuko wenda tugiye gusenga cyangwa se tugiye mu isoko. So ubwo rero ndizeye yuko izo seri zacu umuntu uzajya ubona twigane ni episode ku ma episode. Ushobora kureba episode ya 30 ukaza ukareba iyambere kuko ntaho bihuriye. Yes, ni muri rwa buryo kuvuga ngo tugerageza abafana bacu byibura abo tugiye kuzajya tujyana seri gahoro wenda kabiri mu cyumweru, buri munsi bajya babona agafilimi gashya nkuko areba amakuru ave ku kazi aruhuka avuga ati kuri Dora Road TV 250 burya hari agafilimi gashya. Twigane ukareba shanjoma nawe waduha igitekerezo batubwira ati turashaka mu nkorera filimi ku gitekerezo iki n'iki kandi ubudufashije cyane rwose. Yes, ubwo rero ndumva twababwira like, share, subscribe, yes, na comment. ngira ngo murabizi ko like, comment na subscribe niho dukura power, niho dukura bwa bushobozi. Ibyo bintu nibyo biduha amafaranga.
rero nimba utari wayikanda tubibutse ko subscribe ikandwa rimwe hari umuntu buhora ukanda subscribe uko video igiye ikandwa rimwe biba bihagije nuvuga ngo wakanda subscribe kongera gukanda ubukoze unsubscribe ubuyikuyeho ahubwo nuko nyine ejo uzongera ukayisubiza ariko urumva nyine no kugenda usubiza hari n'abo telefone zabo ziba ziri mu gifaransa ko ugasanga batubwiye ngo babuze ahantu handitse subscribe ko haba handitse sabone rero mu gifaransa okay noneho abarebera rero kuri Flat TV abantu bari Australia Amerika Ubuholandi ahantu hose mu Bushinwa mu Buhindi abenshi barebera ku maflat kuko bafite internet bivuga ngo flat yicometseho internet sitiri n'ubundi babirebera mujye mugerageza mujye muri koresha telefone zanyu smartphone mushyiremo email account mude subscribe tubona no kubasuhuza mwese aho muri kabisa turabemera bari Burundi mu Rwanda abafana bacu bose kuri pe so ubwo nizere yuko buri gihe muzamujya kureba twigane kuri 250 iyo izagihoraho nibizaba bidushobokera buri munsi muzamubona episode ariko izaba itandukanye umuntu uzabona iyo seri akareba igice cya mbere ntazavuga ati se kubeki ndebye episode ya mbere najya kuri kabiri nkabona ntibihuye ntabwo bizaba bihuye n'igitekerezo gitandukanye yes mushobora kubona umugore wacinye umugabo mukareba ingaruka zimubaho ndetse zo gusenya bantu se bajya gusenya ingo nka Chris wagiye imodoka kayitanga n'ibiki yaratwitse yes nibyo rero tugiye ngo tube in touch tugerane tubiziranyeho nuvuga ngo iherezo ry'ikinyoma na love series kuri buri channel iriho muzamuyibona byibura kabiri mu cyumweru kugira ngo duhe n'umwanya abantu kwireba abandi bari mu kazi ariko umuntu uvuye mu kazi nandi bari rwose yumva avuga ati kandebe nkuko umuntu ajya kureba amakuru kwa amakuru nagahagarara azajya igenda twigane arebe episode igezeho nibwo yarebe ya 30 ariyo ya mbere arebye azajya abasatisfait kuko ni igitekerezo kirangira gifite ikintu runaka cyigisha yego rwose mbega muzarebe namwe muzatubwira twavuga byinshi tubibabwira ariko namwe muzahagere mwirebere kunda cyane kabisa ngenda bemera muri abantu bacu natwe muduhora ku mutima urakoze cyane yego turabakunda